Uyu ni ngewe mbere yuko nkizwa mu kabari ndi kubyina muri kubibona nyine. Impamvu mbizanye ni ukugira ngo nkubwire ufite ubushobozi bwo kwemera ugakizwa, ufite ubushobozi bwo kwemera gukora ikintu cyanyacyo, ufite ubushobozi bwo kuva muri iyo mico urimo. Ni ukuri kudecidinga kutabikora, ni ukuri kurefusinga kubikora. Urumva ufite ubushobozi bwo gukora buri kintu cyose, ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo guhera uyu munsi sinzongera kunywa izi nzoga, guhera uyu munsi sinzongera kwifata nabi, guhera uyu munsi ngiye kuba responsible ubuzima bwanjye, guhera uyu munsi ngomba kuba umuntu w'igiciro, ngomba kuba umuntu uganirwaho muri societe bakavuga ibintu bizima, ngomba kuba umuntu w'intangarugero. Ahubwo nuko udashaka kubikora, uri kuvuga ngo ntago mbizi. Hari igihe umuntu anganiriza nkamubwira ngo ibyo ngibyo byose niwe wabyiteye, akambwira ngo ntago uzi ibyo ndi kunyuramo. I know ibyo uri kunyuramo nabinyuzemo, ahubwo fata umwanzuro right now. Umwanzuro uva muri wowe, umwanzuro ntago wakwikiza niko kuri, ariko wafata umwanzuro wo gukizwa ukemera Yesu akagukiza. Ntago wabyikuramo niko kuri, ariko wafata umwanzuro wo kuvuga ngo ugatanga ubuzima bwawe ku Mana, Imana ikagukoresha icyo ishaka. Kuko niwemera guhereza ubuzima bwawe, Imana izagukoresha iby'ubutwari, kuko nayo ni intwari. Sinzi nyine bino bintu impamvu mbabizanye kuri social media ni kuri babantu batekereza ngo nuko nahoze, cyangwa se ngo ibimvuga niko nari imeze no kuva mbere. No ngewe na decidinze kurekura ibyo mbona bitampesha agaciro, nkafata ibyampesha agaciro.